Asia Africa Logistics Limited ni kampani yo mu gihugu cy'Ubushinwa izobereye mu gukora shipping yaje mu Rwanda kugira ngo irusheho kubagezaho serivisi zayo cyane cyane ku bifuza gutumiza ibicuruzwa biza mu Rwanda muri Kongo kimwe no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Bagushakira visa ku buntu, nyuma yo gupakira baguha amakuru y'umuzigo wawe kugeza bawugejeje muri warehouse. Serivisi zose mwifuza bazitanga ku giciro gito by'akarusho. Kurangura mu gihugu cy'Ubushinwa babikora ku buntu nta zindi charges. Bahamagare kuri 0794 773 088. Abasimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United nimero 15 Emery Bayisenge asimbuye nimero 13 Iradukunda Axel. Kibuga kivuga ibyanje Kenisuku nawe muyisuka mu baramwibye ikintu kirataka ni ikimashini ntaramenya amazina y'abakinnyi ntabwo byagushoboka. Oya ntabwo uvuga amazina uvuga nimero ubuso ukamuvuga ariko uvuga nimero ndetse ufite dashboard kuriya wayinyohereje. Oya kandi uba uzireba mu kibuga none se reba nimero 27 ya Gasogi ntabwo uri kubareba 27 Gasogi afite umupira comeka pasi kuri nimero 13 wenda zo bambaye umugongo yagira amazi umuzi niba umenye nka kano karawoza umbwira kitwa na Madusi